Shalom shalom nshuti bavandimwe mwaramutse aho muri hose hirya no hino ndabasuhuje bantu bacu ba Ado Vibes. Amahoro y'Imana abane na buri wese abiburasirazuba abiburengerazuba abo mu majyepfo no mu majyaruguru nkuko tujya tubivuga nabahe nabo muri centre ya turabasuhuje rero. Ni igitondo cyiza, ni igitondo dushima Imana kuko tuba tubyutse, ariko tekereza kuryama ukabyuka. Nukureka nkubwire ahantu umuntu ari uwo ari we wese ukaba ubasha kuvuga ukabona umunsi uragukereye, nukuri ushima Imana. Reka rero ntarajya kure rwose suhuza abantu bacu dukunda cyane. Numva hari ukuntu bafite ahantu, numva afite meze ukuntu, reka ntajya kure basuhuze ndumva ukuntu banezerewe cyane. Guma mu masengesho nabwiza kwirengagiza oya, ipfukamira uyisenge uyibwire ibyawe byose izasubiza amasengesho. Komeza usenga Imana, guma mu masengesho nabwiza kwirengagiza oya, ipfukamira uyisenge uyibwire ibyawe byose izasubiza amasengesho. Mu gitondo cya kare jya wiragiza Imana, senga ugenda mu nzira usenga uri mu mirimo, senga uri mu nzu yawe byuka nijoro usenge Umwami gutegeye amatwi. Narembe vanze ariko ni bimwe. Mu gitondo cya kare jya wiragiza Imana, senga ugenda mu nzira usenga uri mu mirimo, senga uri mu nzu iwawe byuka nijoro usenge Umwami gutegeye amatwi. Komeza usenge, komeza usenge ndabwiza kwirengagiza oya, ipfukamira uyisenge uyibwire ibyawe byose izasubiza amasengesho. Haleluya. Shalom shalom umugo waruvuyemo abavandimwe inshuti zacu za Ado Vibes. Numvishe sinzi arambwiye ngo tuhuze, numva nibyo bije nyine iyo bije tubisokoza uko bije nyine. Ariko wareze ariko turakiririmba nitigira gisekiza igitero kindi bazusuza abantu. It's okay. Satani nakubwira kw'Imana itakwitaho, akagutera ubwoba yuko Imana itumva ibyawe, mubwire ko yatsinzwe atakigutegeka, ugende mu izina rya Yesu. Satani nakubwira kw'Imana itakwitaho, akagutera ubwoba yuko Imana itumva ibyawe, mubwire ko yatsinzwe atakigutegeka, ugende mu izina rya Yesu. Komeza usenga Imana, guma mu masengesho nabwiza kwirengagiza oya, ipfukamira uyisenge uyibwire ibyawe byose izasubiza amasengesho. Haleluya. Imana ni nziza. Imana ni nziza cyane. Ndabahobeye cyane. Bahoberesha. Ndabahobeye mbikuye ku mutima. Ndabahobeye aho muherereye mwese mwebwe mudukunda, ndabahobeye kandi reka mbabwire iyi ndirimbo nyibaye nk'intashyo.
ushobora kuba uri guca mu bintu bitandukanye, ushobora kuba uri guca muri situation nyine zikugoye, ibintu bikugoye, ukabona nta nzira, ariko reka nkubwire, kuma mu masengesho, komeza uyisenge. Hari igihe kigera ukumva amajwi ari kukongorera ko n'Imana itumva ibyawe, hari we Imana yakuretse, ahari we wavukiye kubabazwa, uribaza akakongorera. Ariko barabaririmbye hajya ni Hoziyana, right? Ni Hoziyana. Bararirimbye baravuga ngo Satani nakubwira ko Imana itakwitayeho, urumva, ngo akagutera ubwoba yuko Imana itumva ibyawe, umva ngo ujye umubwira ko yatsinzwe. Ni ukuri. We guheranwa Mana we, ntabwo tugikorera mu butware bwa Satani n'ikijwi cye kibi. No, mubwire waratsinzwe Satani, uri umugome, urabeshya, icyakuzanye ni ukuba no kwica no kurimbura, ariko hari umwami w'abami Kristo yazanywe no kugira ngo tubone ubugingo ndetse bwinshi. Haleluya. Ukiri aho ngaho turi kuganira, twaje mu Kanyatsi, ubu twaje mu Kanyatsi, twaje mu Kanyatsi, havugirwa byose mu Kanyatsi. Tumaze iminsi tuvugira ibyo gushyenga, tukavugira ibyo guhugurana n'ibintu guhugurana, ariko noneho reka tubishyire mu mujyo usobanutse, kuko hari igihe tuvuga ururimi tukibwira ko ari ururimi donc gusangira amagambo, ariko ibisobanuro n'imbaraga z'ibyo tuvuga ntitubifate kimwe. Ariko uyu munsi noneho ndagira ngo dukomezanye mu magambo yoroshye y'abantu tuziranye, kandi tutabishyize mu rwego rwo hejuru, ahubwo twivugire mu buzima bwacu busanzwe bwa buri munsi, ariko n'uburyo ki noneho imbaraga turwana nazo zijya zitugiraho urutabi, cyangwa se urabyumva. Noneho impamvu nari mbivuze gutyo, nanjye kubaza, hari igihe tuvuga ngo Satani nakubwira ngo iki niki, tubisobanukirwe neza, kuko hari umuntu utabasha no kumenya ese uyu ni Satani, ubundi se Satani avuga gute. Noneho tukabifata mu buzima bwacu, kandi ubwo bihise biza. Ibyo se ntibihagije, si byo kuganira mu Kanyatsi bihita. Doya arimo kumbaza ngo noneho ngo tujye kuganira ku biki, ndabwira nti genda uko imbaraga zawe zingana, kandaho mu Kanyatsi birizana. Kandi koko niyo mpamvu kuganira, nta muntu udafite icyo yabwira undi, niyo mpamvu mu kuganira iyo ufunguye umunwa ukavuga, nahaza izindi mbaraga zibasha kuflowinga cyangwa se kubatwara muri uwo mujyo, hanyuma mukabasha kugira gute kumvikana. Nkakubwira iyo ari mwaramutse yatangiye, ibindi byose birikora, sibyo? Nari mvuze rero, hari igihe abantu tutabasha gusobanukirwa ngo kavuga ngo uyu ni Satani, ngo ariko shanga Satani nguzi ngo ko arimo kukongorera, arimo kukubwira ngo ibyo bintu ni Satani arimo kukubwira, ariko udasobanukiwe kuvuga Satani ni iki, Satani avuga ate. Ese ko muri iyi ndirimbo tuvuze ngo Satani nakubwira ko Imana itakwitaho, noneho do yarakomeje ngo ugomeze wizera Imana, mu byo uramutse wenda bikugoye ntiwemerere Satani. Ariko ndagira ngo do utubwire, ni gute umuntu yamenya ngo iyi ni Satani urimo kumbwira? Urugero, hari igihe urimo ubyutse ukumva uri umugabo wenda n'umugore ntimugumuranye neza, cyangwa se muri abavandimwe ntago meranye neza, noneho ukajya wumva muri wowe ukavuga uti kumva muri wowe ubundi arashaka kunkandamiza, buretse nze nkwereke undi cyakabwa Mana yanjye, ubwo ko naremewe gupfa, ubwo ko uyu mugabo azampa amahoro ryari, ubwo ko uyu mugore azahora nsuzugura, nzahora ncecetse kugeza ryari, ubu koko uyu muntu azamenya ko ndi umugabo, azanyubaha ryari, uyu nguyu koko azahora nyicariye ngo nuko ndi umugore ngiye uburenganzira bwanjye ubu koko inzara ubu koko Mana naremewe kwicwa n'inzara, reka ibitekerezo ukakubwira ngo jya kwiba, jya gusambana, jya gukora ibintu bibi, ibintu nk'ibyo. Ndagira ngo rero ibyo bintu byose mvuze uducire muri make, ni gute umuntu yamenya ngo uyu ni Satani urimo kumvugiriramo, no kugira ngo anahereho avuga ati toka Satani. Mana igira neza, ndasabye ngo ubuntu bwawe bwinshi bumbeho. Bwa buntu twavuzeho ubushize, nukuri ubuntu bw'Imana bwinshi bumbeho, kugira ngo mbashe kugira ikintu mvuga kuri icyo mbashijwe. Kandi ugiye kubivuga, kubera ko njyewe ubwanjye ntabwo nabona icyo mvuga, ariko Imana inshoboje
yampa icyo mvuga gikwiriye. Ukuri. So rero urambajije ngo ni gute umuntu ashobora kumenya yuko ari satani uri kuvuga cyangwa satani ni iki? Ngera akajwi do. Simunyumva. Umuntu nanjye ndi ruhande rwe. Erega genda bavugira. Ariko simuri kunyumva yandi kumva ndi mu mwuka wo kuvuga ariko ntuje nanone. Uri kuvuga yego. Ariko rero nanone uzamura. Kandi ndabizi ko muri kunyumva. Sibyo rata. Rero satani tuzi ko ari se w'ikibi. Ndumva nta muntu n'umwe utazi ko satani ikibi cyose gituruka kwa satani. Iyo tuvuze satani twumva umukara, tukumva ibintu bibi, sibyo? Kandi niko kuri. Muri make ikintu kibi cyose. Umva satani niwe papa w'ikibi cyose. Muri icyo kibi rero harimo bya bitekerezo bibi. Sibyo? Harimo nkuko waruduhaye urugero kumva ne tuvuge urugero niba ari abantu babiri babanye bakaba bafite amakimbirane. Nukuri reka nkubwire abantu mwabanye mukundanye mwarisitanye sheri shushu murumva ikintu kindi gishobora kuzana urwango rutuma utangira kuvuga ngo uyu mugore nashatse uyu mugabo nashatse niki nta kindi ni satani. Uri kumva? Rero nitumara kumenya ko satani ari ikibi ikintu cyose kibi noneho reka tukongere tuvuge icyaha. Mbonye amakuru meza. Icyaha yambonye amakuru meza ariko reka nkomeze. Amena. Icyaha gituruka ku mwanzi. Sibyo? Nkuko ari ukuvuga ngo ukumva okay ahari se ubundi wamureka ubundi wagenda nkishakira yindi nkumi cyangwa se wagenda nkishakira undi mugabo wagenda nkajya kwikemurira ibibazo byanjye mu buryo bumwe cyangwa ubundi reka ndabona ubuzima bungoye wajya kwiba. Ibyo byose ni ibyaha. Sibyo? Kandi ibyaha nta handi gituruka hehe kuri satani. Noneho rero warumbajije ngo ni gute ushobora kumva ko satani ari kukuganiriza. Igihe cyose uzumva ibitekerezo byawe biri gutekereza ikibi. Icyo gihe ni amajwi ya satani ari kukuganiriza. Urugero urumva uri umwana w'umukobwa wenda se turazi hari ibibazo twagiye tugira ariko nibyo tugikomeje no kugira. Wisanzura imfubyi. Sibyo? Wisanzura imfubyi noneho ntufite pfa na rugo ntufite umuntu kureberera. Uri nyamwigendaho. Uri papa ukimama. Noneho hari n'igihe ugira mu gishenda umuntu gutya akagufata. Ariko kuko wa muntu nawe ari umuntu. Ugasanga ibyo wari wifuza cyangwa se ibyo wari umutezeho ntabibonye. Ugatangira ukibaza. Navukiye kuruha. Ese ni ngewe Imana ukibaza ugatangira kumva kuki ibibazo bihora binyizingura kuki bihora kubera iki kuki ibyo nifuza ntabibona none na anko koko warumfashe wanderaga angize gutya ambereye umunyamahanga ankoze ibi ugasanga ni wowe utotezwa ugasanga kugira ngo ubone minerivare ni ibibazo ugasanga nyine ubuzima ni ibibazo urumva noneho ugatangira kumva ya majwi uribaza ugeze mu gihe cy'ibibazo uri mu bibazo pe ni ibintu bigaragarira umuntu wese ko uri mu kibazo ariko kugira ngo noneho ubone igisubizo uko wabivamo ukatangira kwigira inama ukavuga ati ariko buriya kwigira inama ariko buriya cyangwa nukumva ahubwo ni amajwi nyine akugira inama urabyiyumvamo kabyita ibyo bitekerezo bikuzamo urabyumva ukumva uti ubundi buriya abandi bakobwa ko bigurisha bigashoboka ubundi ngiye kubera iki ntabikora wagerageza ntabikora ugahita ubona n'ababikora ubundi kubera ko hari igisaza kimaze iminsi kintereta kiriya gisaza ubundi uhagenda nkagikura ibyinyo sinabaho urumva
ukumva ayo majwi ibyo bitekerezo bikakubana byinshi. Noneho wenda nkiri aho ngaho reka mpite mvuga ko hari ukuntu amajwi ya Satani ajya ahangana n'ijwi ry'Imana, sibyo? Mu kuboko kumwe ukumva imbaraga zigusunika. Okay, reka kiriya gisaza tubwita umusaza, twe kumwita igisaza. Ariko kubita wenda iryo zina ribe ni ukubera ni nk'ikinegu. Bakagombye kuba abasaza. Uriya musaza buriya namukura ibyinyo nkagira icyo mukuraho nkabaho. Ariko ukumva irindi jwi rikubwira ati nyamara ibyo urabukoze urabuhemukiye uriya mugore. Umugore w'uriya mugabo umuhemukiye. Umukecuru mbega. Urabumuhemukiye pe. Urumva ahubwo se wagiye gushaka akazi. Irindi rikakubwira to kubera iki se nigorera iki? Ubundi se ko gihora kiza kuntereta, ahora aza kuntereta, ubundi namwemereye. So ayo rero ni urugero natangaga kugira ngo mwumve uko Satani ashobora kukuganiriza. Muri make aho ndumva ko yaguciriye ahubwo n'inzira. None se Satani akuganiriza gute? Akwereka inzira, akwereka icyo ugomba gukora, akwereka aho uri bukure igisubizo, akwereka ibyo bita mu Cyongereza byita shortcut, inzira ya bugufi yo kugira ngo uve mu kibazo urimo. Ariko mu by'ukuri inzira ya Satani yose nta mahoro ikugezaho, ntabwo iramba. Ushobora kuhanyura uyu munsi bikagenda neza pe, ukarya ukaryama ukamera neza. Ese buriya byagenze neza ashobora kukutsemo ideni. Ni by'akanya gato, Satani atanga inyuze y'akanya gato. Urumva ukabona nyine wariye ariko ya mahoro ntayo. Urumva ni nko gutegwa akamashu bashyizemo inyama ukagenda bwa mbere ukashondaho ukabona uvuyemo amahoro. Noneho urumva sorry ibihembo ubundi n'ijambo ry'Imana avuga ngo ibihembo by'icyaha n'urupfu ya ni ukuvuga ngo Satani we aragushuka mu by'akanya gato. Hari indirimbo twaririmbaga tukiga n'inkiga muri segonderi. Urumva twaririmbaga ko Satani ngo akubeshyesha none ejo akaguhema, agushimisha none ejo akaguhema. Urumva akagushuka nyine, yamara kugushuka, yamara kugufatisha, yabona yagufatishije wabikoze wabigiyemo, ejo agasigara gukanura amaso. Umugome. Urumva akavuga wajya gaheza. So muri make rero warumbashije nyine ngo mvuge urimo urasobanura. Urimo urasobanura ukuntu umuntu yakumva ya Satani. Ko twe tuvuze ngo Satani ngo nakubwira ko Imana itakwitayeho, urumva ngo akagutera ubwoba. Ibi turi kubivuga nk'abakristo none, kubera ko biragoye kugira ngo ube uri umuntu nyine utaramenya Imana. I see this. It's a nice shop. Tuzahacira Imana yanjye abadamu rwose ndabakunda. Put it in your mind. Tuzahacira imwe nzakubwira impamvu. Komeza. So urumva nyine icyo nari nshaka kuvuga, Satani we ni umugome, sibyo? Satani we ni umugome. Araza akagushyiramo bya bitekerezo bikwereka yuko nyine imva nibyo ugerageje byose ntibikunda, mbese akazana ibintu biri negative gusa akabikurundaho. Ati niyo Mana uvuga hari ntibaho, nose nibibaho ni kwera icyo ari biwe biri kuba. Uribaza ni akakwemeza ko nyine imva wowe mbese utarunakwiye no kubaho. Ariko ugomba kumenya guhitamo, ugomba gusobanukirwa neza ikintu cyose kiri wenda aho nkunganiye. Turimo kuganira, twari turimo kuvuga ikintu ni gute umuntu ashobora kumenya ijwi rya Satani. Kuko impamvu nabivuze gutyo, nahise ntekereza hari ukuntu dufata ibintu tukabyita ubwenge bukeya. Wenda wasanga umuntu agize kuri iyo wenda ndavuga ku babana, bitewe n'uburyo ki batabanye neza, ukabona umwe atangiye kwicuza akavuga ati
iyo mbimenye ubundi najyagahe urumva ugatangira aho niwe batangira gucyurirana kuntu wajyaga umbwira utugambo twiza, wajyaga untereta, wajyaga amareshya mugeni ngo siyo amutunga ngere gutyo, none umaze kungeza aha mbega ugasanga kuko hari n'igihe nyine n'abantu baba barashakanye wenda umwe yigaragaza nk'ushoboye byose cyangwa se nk'ufite urukundo, ariko bamara kubana ugasanga rwa ruhande rwe rubi ruragaragaye. Aho rero wa wundi nibwo atangira kuvuga ati sha n'ubundi naratemesheje n'ubundi yo mbimenya. Aho ngaho ugatangira noneho kandi bamaze kubyarana abana barenze 2 3, ubwo turi kuki kibazo cy'umuryango. Noneho ugasanga mu bitekerezo bya buri munsi bimuzamo bishingiye kuri kwa gushwana, barara bakubitana inkokora, financial ibintu byo wenda by'imitungo batumvikana, umugabo nta gihaha wenda yifitiye n'abantuza niba bandi ba Spiriyani na ntuza baraburiyani njya nkunda kuvuga afite ahahira cyangwa se n'abamuhahira, donc ibyo byose ni imico mibi. Noneho wa wundi nyakuruha agatangira akaba mu buzima bwo kugira gute bwo kwicuza, ariko mu by'ukuri agifite uburyo cyangwa se gifite chance yo kuba ya savinga cyangwa se yatabara ubuzima. Kuko ikintu kibi mu muryango cyane cyane niho bariho nshingira, nuko iyo ikibazo kizamutse habura uwitanga nko kugira ngo abe ari we uba cyangwa se umuzamu uhagarariye iki ndamwita mbega uvuga ati no reka mbe responsable w'iki kibazo kuko ndabona umugabo wanjye atoroshye, nazamuka nkazamuka. Ntabwo dawa ya moto siyo moto, ntabwo umuti w'umuriro burya aba ari umuriro. Dawa ya moto ni mayi, amazi ni yazimya umuriro. Hari igihe rero noneho usanga muri kwa gushwana niho narimvuze, ugasanga noneho nawe sha arangira ko yaburetse uyu munsi arasanga namwiteguye, uyu munsi nanjye arasanga namwiteguye, aragomeza kunya gutya nanjye ngiye kumufatira ibyemezo buretse. Ugatangira ukagera n'utugroupe tukugira inama n'ibiki, none ugasanga muri wowe harimo ya majwi akubwira kwihimura. Ubwo ni urugero rw'abagira gute rw'aba bana bashwana. Ayo majwi rero hari igihe wowe utabasha kumenya yuko ari ya Satani, sinzi mba byumvikana. Wowe ugahora ukibera muri handi yo kwirengera uvuga uti n'ubundi yankuye iwacu nkiri inkumi, ndetse na runaka yaranteretaga n'abandi baranshakaga, ariko dore n'ubu baracyanshaka n'ubu ngubu ngiye kandi ko kuba hari. Icyo gihe rero niho nashaka wenda nari nkunganiye, icyo gihe umuntu yakagombye gusobanukirwa yuko ayo majwi akubwira gutyo, yes arakubwira yuko ari kandi koko pe ni wowe uri mu karengane, ariko se mu by'ukuri igisubizo ni ugufata umugambi wo kwihorera. Ayo majwi rero aba ameze gutyo, amajwi akubwira ngo nanjye ndaza kumwereka yuko ntoroshye, nanjye ndaza kumwishyura, nanjye ndaza kumusigira abana nigendere. Ayo majwi ni ya Satani, niwe wa Satani. Niwe wa Satani niwe ukubwira ngo nawe ugomba kwihimura, kuko navuze ngo umuti w'umuriro ntago ari umuriro. Noneho ikintu wenda nakavuze nuko mu miryango hakagombye kujya habonekamo kwemera guca bugufi. Yego, guca bugufi bigahera muki mu bitekerezo bya bitekerezo bije. Igihe cyose wumvishe harimo niba mwariye mushwanye ukabyuka wumva umutima wawe ukiremereye, banza wige gutuza, banza wige no kuvuga uti oya reka mbe umusirikare w'umutekano w'umuryango wanjye. Ukiri kuvuga ako kantu reka nkababwire, reka nkavugeho akantu, ni akantu ngiye kamfashije nako karadufashije twese. Uribuka tubana, tumaze kubana njyewe ntabwo tujya kwa gasore kubana. Ayo makuru tuzayababwira nuko igihe kigeze. Ariko icyo nashaka kubabwiraho kuri ako kantu, twebwe twagize umugisha pe, twagize umugisha tukimara kubana. Ndumva muri icyo cyumweru cya mbere dusurwa n'umuntu kabisa, atakwanga n'umuntu tuzi, twari twarahuye gutyo gusa. Urumva tutavuga n'ururimi rumwe, umva tutanavuga mu n'ururimi rumwe mbese, ariko I always ni buri gihe ndavuga ko uyu nguyu yari
intumwa y'Imana kuri twebwe. Yeah. Mama araza yazanye n'umutware we, baraza baradusura, barangije kudusura reka mbivuge ndabizi ko muri basa mwikange, arangije aratubwira ngo none ngo mwanyereka ahantu muryama. Bazemwa ukikora ubukwe munakaza kubwa nta nubwo muziranye ntimugendana, mwanyereka ahantu muryama. Turarebana pe turarebana, numva umutima urikanze, ariko nanone numva ijwi ryo gutuza. Urumva hamwe nese nikanga, nagize bikikango, ariko numva hari ukuntu ureba umuntu n'umutima nama ukumva mbega muri habayemo inama. Ngewe nawe twemeranya ko tumyemerera. Yari umubyeyi, yari umupasiteri, tubivuge, ariko ukabona umutima urabyemera. Ibyo byose uburinzi bw'Imana bube hano hantu. Kabura ntago ako kantu ndakanura ijisho. Ni umubyeyi ariko ntago mwemerera nako kureba, nanjye ndabandi gusenga mu mutima. Urumva noneho ikintu cyaje kubaho, yari twaramwijyanye nyine turinjira. Tumaze kwinjira arangije akinjira mu cyumba, arangije ijambo yatubwirira komeye. Yaravuze ngo mwarebye buno buriri bwanyu? Tuti aravuga ngo nimuzigere n'umunsi numwe mu buzima muza ngo muryame muri buno buriri hari ikintu mutumvikanyeho mutarangije gukemura. Ati ndabizi ko mu buzima birashoboka ko habaho kutumvikana, ariko simbibifurije, ariko nibiramuka byabayeho mbere yuko muza kuryama muri buraburiri, mubanze mwicare mubivuge, icyakubabaje ukibwire mugenzi wawe, mugikemure, musabe y'Imana yabahuje. Niko yatubwiye, musabe y'Imana yabahuje yongere garuke hagati yanyu, muhorane, nimurangiza mubone mwongere mwicire muri buraburiri. Ndababwisha ukuri, ibi bintu byaranyubakiye imyaka yose maze sinzi kujya mu buriri hari ikibazo mfitanye na sheri wanjye tutakemuye. Ni ukuri pe. Yego ntago ari ukuvuga ngo hari ibibazo byinshi tugirana, ariko burya hashobora kubaho na misunderstanding, hakabaho miscommunication, urumva utuntu duto. Bashobora guhita abantu bagira amatsiko bati buriya nabo bajya bagira ibibazo bakagira gutya, ariko reka ibibazo tugira tuzabibabwira. Ni uko muhamagara nkamubura kuri telefone. Ibazi umugabo we akampamagara akambura ngasanga yababaye Mana yanjye byakomeye gusubukoko, ariko ntago atagiye gute. So nta bibazo ni ibibazo by'ubutesi, ariko icyo kintu cyaratwubakiye, yego cyaradufashije ku buryo nyine urumva niyo nk'ako kantu kabayeho umuntu akababara kwasi ushobora kukita gato, ariko uyu muntu kabara akabazo telefone akayishyira muri silence kandi azi kadahari, kandi koko pe hari ngenda za telefone muri silence, nawe nshobora kubyuka niruka nkirirwa ameze gutyo. Wenda bitewe n'ibintu niriwemo bijyambanye byinshi, sinibuka yuko no guhamagara bibaho, ngiye nkirirwa ameze gutyo bitewe n'ibintu ndimo. None undi nawe kandi aragukeneye ko naba ndi ku kazi, uzi kujya kuri break uvuga uti sheri wanjye ameze ate, abana bameze bate, makuru ukamubura kuri telefone, niyo uvugiye ibintu byagenze gutyo, ukumva koko ukabura umuntu koko washakaga umutima. Icyo dukora nuko tugomba kujya I'm sorry. Hari ababigenderaho rero gutyo, akajya mu buriri akakibyaza umusaruro, agahita noneho ryajwi rigahita rimubwira buti ubushize yarabikoze n'ubu arabikoze, ayagusabye imbazo uramubabarira, urongera uramubabarira, none bimaze kuba akamenyero. Ubu rero ntabwo ari ukibagiraho, ubwo nagasuzuguro. Noneho ibaze rero ukarara wabyimbye, watumbye, umutima wenda guturika, kandi undi muntu ari gufurura, ari kugona, ameze neza, arimo arirotera. Mana we. So rero twe karagaciyemo, sibyo? Karagaciyemo kandi turi gusoza. Tureka turwanye amajwi atubwira ibintu biri negative, sibyo? Ayo majwi yose akubwira ibintu bibi na Satani. Niko Satani avuga. Niko Satani avuga. Niba uri umukobwa ukaba wumva amajwi mabi akoshya kujya kuba igitambo cy'ubuzima buzira umuze,
mu buraya kugira ngo ubone ibyo irari ryawe cyangwa se ibyo iyo mvuze iby'umubiri wawe ukeneye, iby'ubuzima urimo bukugoye uyu munsi, mu nzira zitarizo. Ijwi ryose ritakwira gushakisha akazi. Reka nkubwire, niba biramahire, kwavuga mu Kinyarwanda ngo biramahire, Kinyarwanda cye, basi ijwi ryakubwira ngo jya gusabiriza, jya gusaba, kuruta ko ryakubwira ngo jya kwiyandarika, jya mu busambanyi, jya kwigurisha, kuko abakobwa cyane bashiki bacu ahanini haba hari ibishuko byinshi cyane, kandi ingaruka zigahita zigaragara cyane kuri mwe. Ikintu cyose kikoshya kujya mu nzira idatunganye, byanga bitu umutima nama wawe ubibyumva. Uko rero niko kuvuga kwa Satani. Niyo mpamvu twatangiye tuvuga ngo Satani nakubwira ko Imana itakwitaho, akakubwira ko ibyawe rwose bikugoye, nujya umubwira ngo no Satani, uko biri uyu munsi siko ejo bizamera. Wumva izindi mbaraga zikubwira yuko byanga bikunda ejo n'ejo bundi ari heza. Ibi tuvuga buri wese dufite, hari igihe kizagera cy'ubuhamya dutangire tuvuge tweruye, ariko dufite buri wese afite aho yavuye. Nta muntu n'umwe nazajye. Niyo mpamvu umuntu mu buzima wishyira hejuru akumva yuko hari icyo arusha abandi. yakishe byose. Wapi? Buri muntu wese, abantu bose turiho. Okay, reka no kuvuga bose, ariko nshatse nanavuga bose, kuko n'abavukiye mu byiza bakurikije nk'abana bacu ntago bazigera bamenya ibyacu keretse kubibabwira nko mu makuru, ariko ntago bazamenya ko nagiye kuvomesha igicuma, ntago bazamenya ko nagiye kuvomesha. Ariko nabo bazagera bafite struggle zabo, bafite struggle zabo ku rwego rwabo. Ariko umwana w'ubu ngubu arara nge rwose nge iwacu tumaze iminsi turya hamburger gusa. My dear, ibibazo birarutana bitewe n'ibihe bitandukanye, ariko icyo ndashaka kuvuga ni iki ngiki: ikintu cyose kikuzanira amajwi atakujyana ku kintu cyiza, umutima nama wawe ukajya ukubwira uti ubundi umutima nama niwo mwuka wera. Abakristo niko tuvuga. Ubundi reka nkubwire, je numva umuntu wese afite izo part ebyiri. Exactly. Igihe cyose wumva hariho ikintu kiri kukubwira gukora imbaraga ebyiri, n'ikindi kiri kukubwira gukora iki, ukumva harimo kimwe kiri kukubwira iki, birimo birarwanira muri wowe, birarwanira ahajya biragenze. Yes, birarwana, nta kindi, birarwana, birapezanya, kimwe kiri kukubwira ikindi kiri kukubwira ikinyuranye cyacu. Umva, icyo gihe uzaharanire kurwanira gukora ikiri positive, kiri cyiza. Jya kwiba ni bibi. Buri gihe ayo majwi aza abangikanye. Rero dushatse twasoza tuvuga ngo komeza usenga Imana, guma mu masengesho, nta bwiza kwirengagiza hoya, yipfukamira uyisenye. Mbega amajwi, uyibwira ibyawe byose izasubiza amasengesho. Komeza usenga Imana, guma mu masengesho, nta bwiza kwirengagiza hoya, yipfukamira uyisenge, uyibwira ibyawe byose izasubiza amasengesho. Turabakunda, Imana ibahe umugisha. Karakagaruka mukanyatsi naya ngaya y'uyu munsi rwose. Umuryango ubeho, umuryango wogere. Ndashaka ko tuzaganira ku kintu imba nayita subject or topic, ni gute abantu badahuje. Reka dusoze, reka tugiye kukiganira. It's fine, uri imbere si heza. So Imana yo mu ijuru gomeze itugire neza, itwubakire umuryango ufite ubuzima buzira umuze, kubera imbaraga z'Imana n'ubuntu bwayo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom, we love you cyane mukomere.